nguhaye ikaze kandi ndagusuhuje wowe ukomeje gukurikira ibiganiro kuri Elize TV show. Ndagusuhuje kandi mwifurije kugira ibihe byiza ukomeza kunogerwa n'ibiganiro tukugezaho. Nta numwe muri twebwe uri ku isi wahisemo ukuntu azavuka ameze, nimba ari muremure cyangwa mugufi, nimba ari igikara cyangwa inzobe, ingano y'izura azagira cyangwa se ukuntu amaso yazaba angana. Nawe ushobora kuba waritabiriye ibirori umunsi umwe ugataha wabaye inkuru kubera ubudasa bwawe. Ndavuga kubera imiterere yawe, wenda ukaba ufite ubwanwa uri umukobwa kandi ubwo bwanwa bugaragarira buri wese. Ntabwo abakobwa mbibasiye, nuko ibyo bintu bibaho. Abenshi bagerageza kubihindura bakabyerekeza aho bashaka, ndavuga bagashaka guhindura imibiri yabo, ariko rimwe bakisanga byarababereye ibibazo batabasha kurokoka. Byagenda bite kugira ngo ahantu wigeze kunyura bagutangarira, bakuryanira inzara kubera ibice by'umubiri wawe bitangaje cyangwa ubudasa bwawe, umunsi umwe hanyure bose babe inkoma amashyi bifuza kumera nkawe? Inama turazigirwa n'abantu batandukanye bafite ibice by'umubiri bitangaje kurusha abandi bose ku isi. Ushobora kuvuga uti ndakabije cyane rwose, ariko buriya ushobora kuba udakabije nk'umwe turi buze kubona ufite amabere apima ibiro 51. Ushobora kuvuga uti Elize urakabye cyane. Kurikira ikiganiro wumve byinshi utigeze wumva kandi ubone byinshi utigeze ubona muri iki kiganiro. Gusa kora subscribe maze dukomeze tubane muri iki kiganiro. Ikaze. Tugiye kubagezaho urutonde rw'abantu 10 bafite ibice by'umubiri bidasanzwe utigeze ubona ahandi. Aba bagiye bahabwa n'ibihembo bitandukanye, bandikwa mu gitabo cy'abaciye uduhigo Guinness World Record. Ni benshi cyane, gusa tugiye kubagezaho abari hejuru cyane nawe wabona ugahita ubona ko ibintu bidasanzwe. Ku mwanya wa 10 dufite Bahi. Uyu ni umuhinde ufite intoki 7 ku kiganza. Nimba afite intoki 7 ku kiganza ni ukuvuga ko afite intoki 14. Ibi ntabwo byarangiriye ku kiganza kuko no kumana afite amano 7 ku kirenge. Ubwo ni ukuvuga ko byose hamwe afite intoki n'amano bigera kuri 28. Uyu bamwita Bahi. Ushobora kuba utari umuzi, gusa ni umuhinde usanzwe akora akazi k'ububaji. Yatangaje ko iyo ari gukora akazi ke ka buri munsi yirinda cyane ku buryo adashobora gukata intoki ze, kuko yumva burya kuba ari umuntu wa mbere ku isi ufite intoki nyinshi n'amano menshi bimuhesha ishema cyane. Bahi yavuze yuko iyo arimo atembera abantu benshi baramurangarira bagafata amafoto cyangwa se bakifata selfie bari kumwe nawe kubera ko ari umuntu utangaje cyane. Umva amagambo yatangaje: amazina yanjye ni Bahi, ntuye muri Jaffna State mu Buhinde. Intoki zo ku kiganza n'amano yo ku birenge byose ni 28. Umuhungu we nawe yaravuze ati papa umbyara afite intoki n'amano 28. Umuryango wacu nta wundi muntu umeze, yewe no ku isi yose yaciye agahigo. Kubera iyo mpamvu yanditswe mu bantu baciye agahigo igitabo Guinness World Record. Bahi aravuga ati nk'iyo ngiye ku isoko abantu baranshagara bagafata amafoto yanjye bagafata n'amaselfie kubera agahigo naciye ndihariye mu mujyi wanjye. Umuhungu arakomeza akavuga ati ni umubaji, imyaka 30 irashize, akora yigengesereye kugira ngo intoki ze ataza kuzikata. Ntabwo ashaka gutakaza ubudasa bwe ku isi yabireba. Niwe muntu wa mbere utangaje kuko nta wundi muntu ufite intoki 14 n'amano 18 wamubona he.
uwo ni Davendra Bahi niwe muntu wa mbere udasanzwe ufite amano 18 n'intoki 14 ku kiganza. Reka dukomeze ku mwanya wa 9 dufite masculine ni muntu ki? Masculine niwe muntu ufite amaguru maremare cyane ku isi. Niyo mvuga amaguru maremare wumve ko afite amaguru afite metero 1 na santimetero 35 n'ibice hafi aho birenga 200. Masculine yizera ko ari we muntu w'umunyamideli muremure cyane ku isi, kandi niko biri. Akomoka muri leta ya Texas muri leta zunze ubumwe za Amerika. Uyu nawe yaciye agahigo maze Guinness World Record imufata nk'umunyamateka mu bantu b'abanyabigwi babayeho nk'umuntu muremure ufite amaguru maremare kurusha abandi bantu bose kuri iyi si. Ubamwita masculine. Niwe muntu wa 9 twari dufite. Ku mwanya wa 8 dufite nde? Dufite Zoltan Kozen. Uyu ni umunyaturukiya, muramuza benshi, niwe mugabo muremure cyane ku isi. Simvuga mu bagabo gusa kuko niwe muntu muremure wa mbere kuri iyi si. Yavutse mu 1982, afite uburebure budasanzwe bwa metero 2 na santimetero 51. Ushobora kuba uri muremure ariko ntiwagize ahangaha. Gukura cyane kwa Kozen kwatewe n'icyitwa gigantisme. Gigantisme biterwa no kuvurwa kw'imisemburo itera gukura myinshi cyane iba yaravubuwe bitewe n'umubiri w'umuntu akagira iyo misemburo byinshi. Ibyo byatumye Kozen akura cyane agira metero 2 na santimetero 51. Kozen ntabwo bishoboka ko ashobora guhagarara atagendeye ku mbago. Umunyaturukiya rero wibera mu bintu by'ubuhinzi gusa ntashobora gufata isuka kame ngo ahinge kuko ni muremure cyane. Yavukiye mu mudugudu wa Bey mu ntara ya Madrid muri Turukiya. Nayo babwiye zimwe mu ngaruka avuga ko zimugeraho kugeza na n'ubu nuko kubona imyenda ku isoko byamugora cyane. Kumudodera bisaba kujya ku ruganda bakamupima bakamuhereza imyenda yiharye ku giti cye, kuko biragoye cyane kuba wabona imyenda yawe kwira. Zoltan Kozen ni muremure cyane. Amaguru yapima metero 1 na santimetero 25. Amaboko ye agapima santimetero 36 n'ibice 5. Kubona imyenda rwose kuri Kozen biramugora cyane. Zimwe mu ngaruka zikomeye zageze kuri Kozen ni uko atabashije kurangiza amashuri kubera ko uburebure bwe bwari butangiye kumugora kugera ku ishuri. Abantu bakamutangarira cyane bituma Kozen ahagarika amashuri atayarangije. Muramubona cyane ukuntu abaresha. Uwo mubona hasi nawe ni umuntu mugufiya cyane ku isi. Murababona ukuntu bareshya. Tuzagira umwanya wo kubagarukaho ku buryo bwihariye. Ku mwanya wa 8 dufite nde? Dufite Rodriguez Fernandez. Uyu bamwita kirenge cy'inzovu. Oya, ako ni akabyiniro. Ahubwo niwe muntu muremure ufite kirenge kinini cyane ku isi. Abenshi mwagiye muhura n'ibyo bibazo babita ba kirenge n'andi mazina menshi bikababangamira. Mubonye mukuru wanyu cyangwa se mubonye undi muntu ubarusha ikirenge, kuko uyu nguyu nawe ntabwo asanzwe. Nawe yanditswe mu bantu baciye uduhigo kuri iyi si ya rurema. Niwe muntu ufite ikirenge kirekire cyane ku isi. Kubona urukweto rumukwiye bisaba ko arenga ibihugu ajya gushaka inganda zikomeye cyane zimukorera urukweto runini kandi rukomeye. Aravuga ati, amazina yanjye ni Rodriguez Fernandez, nkomoka muri Venezuela. Ninjye muntu wa mbere ku isi ufite ikirenge kinini
nk'uko byemejwe na Guinness World Record. Byagaragaye ko mfite ikirenge kinini cyane, nari mfite imyaka 13 kandi ninjye ufite ikirenge kinini mu muryango wanjye. Ntabwo ari ibintu bisanzwe ko abantu bagira ikirenge nk'iki. Byageze aho ikirenge cyanjye kiba kinini cyane, abaganga bakoze uko bashoboye kugira ngo bampe imiti byagabanya gukomeza gukura kw'ikirenge, ariko byaranze. Umudage witwa Wesley niwe wankuye inkweto mu bikoresho byihariye, yazinzaniye muri Venezuela ku nshuro ya mbere no ku ya kabiri bigenda. Iya gatatu yamubwiye ko ngomba kujya kuzifatira Budage. Ndishimye kuba ari njye muntu wa mbere ufite ikirenge kinini. Njye mba numva bimesheje ishema, kandi njya mfasha abantu bahuye n'ikibazo cya gigatisme cyangwa se acromegaly, nabo bagize imisemburo ikabije bigatuma bagira ikirenge nyinshi cyane. Ndabafasha kugira ngo babashe kugera ku nzozi zabo bifuza, kuko hari igihe bigorana kugera ku nzozi zawe mu gihe ufite ikirenge nk'iki kinini cyane, ariko njye biranshimisha. Mi sueño es ser un gran repostero y ayudar a las personas y a los que están sufriendo como yo, que tienen problemas de acromegalia, de gigantismo, para ayudarlos a superar las metas. Ku mwanya wa gatandatu ninde dufite? Ku mwanya wa gatandatu dufite umugore bita Kim Goodman. Uyu nguyu rwose afite amaso neza neza, ni babandi bitaga abantu bafite amaso ameze nk'intobo. Ni Kim Goodman. Nawe isi mufata nk'umuntu udasanzwe kubera amaso ye manini cyane ku isi, apima santimetero 0.47. Goodman amaso y'abashobora kuyasohora akayageza hanze akongera akayasubiza n'imbere. Ni umuntu udasanzwe cyane, nawe afatwa nk'umuntu udasanzwe kubera ayo maso ye. Gusa nawe hari ibyo yatangaje. Baramubwiye bati uri hano nk'umuntu udasanzwe, niwo muntu ufite amaso manini cyane ku isi. Ati hari undi muntu waba uzi umeze nkawe? Atoya rwose ntawe nzi. Ati noneho gerageza turebe. Dore ibintu yakoreye abantu biratangaje cyane. Bamwita Kim Goodman, niwe muntu wa mbere ufite amaso manini cyane ku isi. Abo rero bakwita amaso, abo bakwita n'amazina, menya ko atari we muntu wa mbere ku isi ufite amaso manini. Ndabizi abantu benshi byagiye bibabaho bahura n'ibibazo byo kuba bafite ibice by'umubiri bibarenze cyangwa se ibice by'umubiri binini, ariko turi kureba abantu ba mbere bari hejuru cyane y'abandi mu kugira ibice by'umubiri binini cyane ku isi. Tugeze ku mwanya wa gatanu, bamwita Andrea Ivanov. Andrea Ivanov ni umukobwa. Uyu ni umukobwa ufite iminwa minini cyane ku isi. Usibye no mu bakobwa no mu bagabo, niwe muntu wa mbere ku isi ufite iminwa minini cyane ku isi. Bamwita Andrea Ivanov. Uyu nguyu we rero usibye kuba afite iyo minwa,
avuga ko nta kindi gice cy'umubiri cyiza cyane kuri we nk'iminwa ye. Wowe urabibona ute? Urabona iminwa ya Andrei Ivanov? Iratangaje cyane, nta wundi muntu nanjye nigeze umbona ufite iminwa nk'iyi. Gusa barahari bafite iminwa minini, ntacyo biba bitwaye burya. Abantu ntibakubwire ko biteye isoni, nawe wumve ko biteye isoni n'agahinda, ahubwo jya urenga ibyo ngibyo ukore igituma babona ko burya ufite ubudasa bukomeye. Tugeze ku mwanya wa 4, gusa nkwibutse gukora iki? Nkwibutse gukora subscribe kuri Elze TV show kugira ngo mugende mubona ibindi biganiro kandi mutume motivation yiyongera kuri Elze TV show. Tugeze ku mwanya wa 4. Ku mwanya wa 4 duafite umusaza bita Mohamed Ozurek. Mohamed Ozurek niwe muntu wa mbere ufite izuru rinini cyane ku isi. Uyu musaza mu mbogamizi yagaragaje zikunze kumubaho, yavuze ko hari abamwakura izina bita Ruzuru kubera izuru rye rirerire cyane. Niwe muntu wa mbere ufite izuru rinini cyane ku isi kandi rikaba ari rirerire. Mbese uyu Ozurek yatangaje iki kuba ari we muntu wa mbere ufite izuru rinini cyane ku isi? Ozurek aravuga ati, guhumurirwa kwanjye gutandukanye n'uko abandi bantu bose. Urugero, iyo ngiye ahantu ndababwira ati nyamara aha hantu hari ikintu kiri guhumura, bakambwira ati eko ntacyo twumva. Nkababwira ati nubwo mutacyumva ariko kirahari, kubera ko guhumurirwa kwanjye kuri hejuru cyane. Gusa izuru ryanjye na papa umbyara arifite na muramu wanjye nuko, ariko gusa nyuma yanjye mu gisekuru cyanjye nta wundi muntu wigeze ugira izuru rirerire cyane nk'iryanjye. Inshuti zanjye zikunda kumpamagara kugira ngo bambabaze, ariko nafashe icyemezo cy'uko izuru ryanjye rigomba kurenga ibyo bintu. Iyo ninjiye hari abantu benshi baba nk'abakangaranye, maze bose bakandeba. Banzi icyo bari gutekereza iyo bari kunyitegereza, baravuga bati murebe iriya zuru ry'uriya mugabo. Gusa nafashe icyemezo cyo kurenga ibintu nk'ibyo, izuru ryanjye rikaba rirerire cyane kuruta abo bantu. Urumva umusaza, Imana yandemye muri ubu buryo, nta kintu nabikora. Ngerageza kubaho mu mahoro y'ukuntu nteye kandi ndabikunda, kuko ni kimwe mu bintu bindanga bidasanzwe. Guinness World Record yarabikunze kandi n'umugore wanjye nuko. Kandi ndahiriwe kuba mfite ubu budasa, bimesha ishema cyane nk'umunyaturukiya. Uyu ni Ozurek, niwe muntu wa mbere ufite izuru rirerire cyane ku isi, ariko yavuze yuko rwose abantu bamuvuga, abantu bagenda bavuga ko afite izuru rinini cyane bakamwita n'amazina atariyo, yavuze ko ubu yamaze kubarenga, ko ahubwo ashishikajwe n'uko abantu babona ko burya ari umuntu w'igihangange. N'umunyaturukiya rero bamwita Ozurek. Twamanutse cyane tugeze ku mwanya wa 3. Ninde tuhafite? Niwe muntu wa mbere ufite inzara ndende cyane kuri iyi si. Niwe muntu wabayeho wagize inzara ndende ziruta iz'abandi bose kuri iyi si. Bamwita Lee Redmond. Lee Redmond ninde ubundi kugira ngo agire inzara zigeze ahangaha byagenze bite? Lee Redmond yavutse mu 1941, ariko guhera mu 1978 yatangiye korora inzara kugeza mu 2006 atazica. Bimugira umuntu wa mbere ku isi wari ufite inzara ndende ku isi. Abantu bakunda inzara ndabasuhuje. Igihe yari afite izo nzara rero yatangaje ko yakundaga gutwara igare, ariko akavuga ko yabangamirwaga kuko kwambara nk'ikote byaramuguraga cyane. Redmond mu 2009 tariki ya 10 Gashyantare nibwo yahuye n'ibyago
we abyita ibyago kuko ubudasa bwe niho bwatakaye. Tariki ya 10 Gashyantare yahuye n'impanuka y'imodoka, inzara ze ziracika. Kubera icyo gihe inzara ze zihita zivaho, ahura n'ibikomere bikomeye kubera inzara, ariko yaje gukira. Uyu bamwita Raymond, niwe muntu wa mbere wagize inzara ndende cyane kuri iyi si ya rurema. Tugeze ku mwanya wa 2, abo baratangaje cyane. Nubabona ushobora kuvuga ngo abantu barakabije, ibi bintu ntabwo ari ukuri, nyamara niko kuri. Bamwita Herman Kuer. Herman Kuer ni umukobwa, muramubona ukuntu ateye, ni umukobwa. Ku bwanwa abenshi aratuje. Herman Kuer kugira ngo agire ubu bwanwa bungana gutya byagenze bite? Uwo mukobwa mubona rero yavutse mu 1990. Abanyamibare ni mukore imibare mumbwira imyaka afite nako muyimenye. Avukira mu muryango wa Punjab mu Bwongereza. Mu myaka 12 nibwo yaje kurwara indwara yitwa polycystic ovary syndrome. Indwara yatumye havuka imisemburo myinshi ya kigabo, maze agira ubwanwa nk'ubwo ngubwo mubona. Gusa ni ubwanwa bwiza cyane. Ubwanwa mu gihe cya mbere yakoze uko ashoboye ngo abwogoshe, ariko biranga. Ko yabwogoshaga niko bwarushagaho kumera umwizihiye. Abantu bafite ubwanwa ndabasuhuje, ubwanwa bukunda, ubwanwa bakunda cyane. Nibwo yafashe umwanzuro wo gufata neza ubwanwa bwe kugira ngo abubungabunge neza rwose. Gusa byaramugoye nk'umukobwa kubona umukobwa ufite ubwo bwanwa. Murumva ijwi rye ukuntu rigenda, ijwi ryiza cyane ry'abakobwa. Abenshi mwari muzi yuko agiye kuvuga nk'ijwi ryanjye muri kumva. Afite ijwi ryiza cyane ry'abakobwa. Aravuga ati ninjye muntu utangaje ushobora kuba uri kumva aka kanya. Utigeze ntabwo bigeze umwumva rwose. Nimba warigeze ubona n'umuntu rwose ushobora kuba warabonye undi muntu ariko utameze nkanjye. Aravuze ati nagize ikibazo cy'indwara ya polycystic ovary syndrome. Baransuzumye ngira ngo harimo indwara yica, ariko byaje kurangira ngize ubudasa mubona, nameze ubwanwa. Gusa muri sosiyete biba bigoye bagufata ukundi kuntu, ariko nize kubyakira no kubibyaza umusaruro. Ubu ngubu nkurikirwa n'abantu benshi ku mbuga nkoranyambaga, kandi njye ntacyo bintwaye. Gusa n'abandi bafite ikibazo nk'iki bagomba kwakira uburyo bagomba kubibyaza umusaruro, kugira ngo badakomeza kuba ibicibwa cyangwa se ngo abantu bakomeze babagireho ikibazo muri sosiyete. Bagomba nabo kwakira ubudasa baba bafite bakabubyaza umusaruro. Uyu ni Kuer, ni umwe mu bagore bafite ubwanwa bwinshi kuri iyi si ya rurema. Ku mwanya wa mbere ninde dufite? Uyu wateye amatsiko cyane kuko afite ubudasa budasanzwe. Mbere yuko tujya ku mwanya wa mbere, mwibutse gukora subscribe kandi ukoresha kugira ngo n'abantu benshi babone kuri ibiganiro biryoheye amatwi. Ku mwanya wa mbere tuhafite Anne Hawking. Muramubona cyane, niwe mugore ufite amabere manini cyane kuri iyi si. Bamwe bashobora kuvuga ngo hari ntibibaho, ariko Anne Hawking niwe mugore ufite amabere manini cyane kuri iyi si. Gusa biba byaratewe n'indwara runaka yatumye havuka imisemburo irengeje ikenewe, maze bikagenda gutya. Anne Hawking rero niwe muntu wa mbere ufite amabere manini cyane ku isi, kuko amabere yombi apima ibiro 51. Ushobora kutabyiyumvisha, ariko niko bimeze. Amabere ye apima ibiro 51. Mu bintu bibangamira
Anne cyane nuko adashobora guhagarara umwanya munini kubera uburemere bw'amabere. Biramugora cyane kuba yahagarara ahantu akamara umwanya munini ahagaze. Ni bimwe rero mu bintu bigira ingaruka kuri Anne cyane. Mwakoze cyane kubana na Elize aha ni kuri Elize TV show. Ndabakunda cyane, komeza ukore subscribe kugira ngo ibiganiro dukora bijye bita bikugeraho kandi ubuteye inkunga Elize TV show. Ndabakunda cyane, ciao ciao, duhure mu bindi biganiro.